twongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwe mwese muteze amatwi ikiganiro Muhoza. Ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11:15 z'umugoroba kikibanda ku ngingo zimwe na zimwe ziba zavuzweho mu ikinamico Urunana. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Njye ugiye kukibagezaho ndi Irabizi Viviane. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima kurikira ikiganiro Umuhoza. Imibonano mpuzabitsina idakingiye imaze gutera ingaruka mbi nyinshi mu bari mu rubyiruko kandi bazwi nk'imbaraga z'igihugu n'icyizere cy'ejo hazaza. Muri izo ngaruka hari zimwe twagarukaho harimo nko gutakaza amashuri bakiri bato, gutwara inda zitateganyijwe, kwangiza isura y'umuryango ndetse no guhinduka ababyeyi imburagihe nabo bagikeneye kurerwa. Nubwo bimeze bityo ariko urubyiruko rukaburirwa kwifata kugeza bagejeje igihe cyo kubaka ingo zabo. Ubundi mu muryango nyarwanda dusanzwe tuzi ko umuntu yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina igihe yashatse umugabo cyangwa umugore byemewe n'amategeko. Urubyiruko ndetse n'abandi batarashaka ubundi bashishikarizwa kwifata, ariko uwo kwifata binaniye yagakwiye gukoresha agakingirizo. Mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba turaganira na bamwe mu babyeyi n'urubyiruko twaganiriye mu bice by'igihugu bitandukanye ku mibonano mpuzabitsina ikingiye. Mu gutangira ikiganiro cyacu reka twumve urubyiruko twaganiriye mu karere ka Nyamagabe twumve icyo bavuga ku gukoresha agakingirizo. Bamwe mu rubyiruko nyine bakora imibonano mpuzabitsina ikingiye bitewe n'ibyo bakura mu maklabu, nk'urugero rwo mu Runana Club yo munsi y'Umunyinya. Hari n'ababeshya bakababeshya ko nyine gukora imibonano mpuzabitsina bikingiye atari byiza, nyine ugasanga bishe mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Ariko nyine hari n'abagerageza gushishoza bakikingira nyine mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Benshi mu rubyiruko nyine hari abantu batabumva urunana, hari n'abandi baba biga ndetse n'abavuye mu mashuri. Rero akenshi usanga abo bantu bakora imibonano idakingiye ari nyine bamwe bataba barabyigishijwe cyangwa batumva urunana nyine ngo bakuremo amasomo. Ariko nyine urebye abenshi ni ababikora kuko ababizi ni bake cyane. Ugereranyije mbona nk'urubyiruko abakoresha wenda nk'agakingirizo ari nka 30%, abandi nka 70% nako bakoresha. Ati kuki? Iyo urebye abakobwa batwara inda zitateguwe usanga ari bo benshi cyane. Ubwo rero bivuze ko iyo baza kuwenda gukoresha agakingirizo ku kigero kiri hejuru mu gihugu twari kugira umubare mukeya w'abana batwara inda zitateganyijwe. Mu kumenya byinshi ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ikingiye twaganiriye na Nyirahabimana Jeannette, impuguke mu buzima bw'imyororokere, akaba anashinzwe kuboneza urubyaro n'urubyiruko mu kigo nderabuzima cya Busanza ho mu karere ka Gasabo. Muri rusange nyine urubyiruko ruraho, urubyiruko rw'iki gihe rufungutse mu mutwe, ruri kuri social media zose, kuri internet, kuri za YouTube, kuri radio, ku mashuri. Ubona bafite amakuru menshi, ubona nyine hari ikibazo gihari cyo guhuza ayo makuru. Kuko mu by'ukuri ibintu suko batabizi, ahubwo ikibazo gihari ni ukuntu abantu bayahuza bagafasha n'urwo rubyiruko kugira ngo rwitwaremo neza kuri aya makuru. Nyine nko mu muco w'u Rwanda, nk'umunyarwanda abari bashishikariza umwana wo kudakora imibonano mpuzabitsina nyine nk'uko bivuze. Kandi buriya byabaga byiza, umukobwa agakingirwa ari isugi, umuhungu agakingirwa ari imanzi. Ariko muri iyi minsi nyine ntabwo bisigaye byoroshye. Ubwo rero tugerageza n'ubundi kwigisha, turi kwigisha urubyiruko n'ubundi nicyo dufokasingaho cyane. Nubwo tugitindaho ariko usanga n'ubundi urubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina ndetse bakiri bato cyane. Ubwo rero tubabwira ko bakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Abashoboye kwirinda ni byiza, abatabishoboye bakakora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Imibonano mpuzabitsina ikingiye rero nuko baba bakwiriye gukoresha agakingirizo. Nicyo kintu cyonyine dufite gishobora kubakingira. Ni agakingirizo, tugira agakingirizo k'abagabo, tukagira n'agakingirizo k'abagore nubwo katakunda gukoreshwa cyane, ariko muri rusange bakoresha agakingirizo k'abagabo. Iyo tuvuze rero imibonano mpuzabitsina ikingiye aba ari gukoresha agakingirizo. Rero nabwo nanone twaje gusanga ko abantu benshi bavuga ngo gukoresha agakingirizo, ariko nanone tugasanga batazi no kugakoresha.
ubwo rero mu biganiro tugirana nabo tubigisha no gukoresha ako gakingirizo kugira ngo nimba bibaye ngombwa ko agakoresha yitinyuke agakoreshe ariko azi nuko bagakoresha. Twashatse kumenya icyo ababyeyi nabo babivugaho. Aba ni ababyeyi twaganiriye bo mu karere ka Huye mu murenge wa Simbi, baratuganirira ku bijyanye n'imikoreshereze y'agakingirizo mu rubyiruko. Urubyiruko rusobanutse rwemera gukoresha agakingirizo, ariko urudasobanutse ruba rwanyweye ibiyobyabwenge ibintu bitandukanye, uwo nguwo n'ubundi urumva ibyo ntiwabimubwira ntaba nakibyibuka, ariko umuntu usobanutse arabikubwira ati dukoresha agakingirizo. Urebye gahunda batubwira yo kwikingira ni gahunda nziza cyane ku babasha kubigenderamo. Batwegereje abanyabuzima babasha kuduha utwo dukoresho, wumva byanakuyobeye uragenda ukamwongorera ukavuga ati nyaboneka rwose mfasha, hari urugamba ngiye kurwanamo kubirwanisha. Dukomeza kuganira, Jeannette Nyirahabimana twamubajije impamvu urubyiruko ruhitamo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi baba babizi neza ko bashobora kuhahurira n'ingaruka zitandukanye. Adusubiza muri aya magambo. Agakingirizo ariko buriya baranadukoresha, adukingirizo baradukoresha kuko buriya yenda hari imyumvire yo mu cyaro rimwe na rimwe hari ukuntu igitandukana n'abantu n'iyo mu mujyi, serite ni bya bindi nyine biba bitarahinduka burundu, ariko rero udukingirizo baradukoresha. Noneho ahubwo ikintu kikiriho nimba umuntu yazita nk'isoni ukuntu ku buryo rimwe na rimwe yanga kugakoresha atari uko atazi inyungu zako, ahubwo isoni zo kujya kukagura ari za soni nyine z'abakobwa n'ubundi bakora imibonano mpuzabitsina basa nk'aho bafite isoni kandi bakanayikora, akumva we atakwiporota volonté yo kubwira umusore ko ashaka kugakoresha. Noneho rero ugasanga nyine agendeye muri izo soni n'iki, ariko agakingirizo buriya baranagakoresha. Bakeya nyine bake nibo bakubwira ko badakwiriye gukoresha agakingirizo. Hano udukingirizo turakoreshwa cyane, uretse n'urubyiruko n'abandi bantu bakora umwuga w'uburaya baradukoresha. Ikintu kibitera wenda rimwe na rimwe bamwe ni ubumenyi buke, harimo no kuvuga ati wenda ntabwo yari abumva mu ishashi. Nyine numva ko ubumenyi buke bundi nicyo kintu gikuru gituma abantu bakora imibonano idakingiye. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima, kurikira ikiganiro Umuhoza. Ikaze nanone mwe mwese mukomeje gutega amatwi ikiganiro Umuhoza. Ingingo twaganiriyeho uyu mugoroba ni akamaro ko gukoresha agakingirizo, aho twibanze mu kureba uko urubyiruko rwumva imikoreshereze yawo. Ese ko twabonye ko kwifata mu rubyiruko bikigoye, ababyeyi bagakwiye gukora ariko hari ikibazo tujya tubona mu rubyiruko nk'abantu b'abanyabuzima kenshi cyane bakunze ko ari ababyeyi bakuze. Muri urubyiruko rwacu aho ruhurira n'ibibazo, mwakabaye mugira nk'intore mutoramo mu rubyiruko mukajya muvuga ati namwe mwite ku rubyiruko rugenzi rwanyu, kuko sinshobora kuza kukwaka agakingirizo kandi mbona wuzura na papa wanjye, ubwo sinaza wazabivuga kandi babikora biherereye. Kimwe nk'uko usanga hari igihe umujyanama w'umuntu wo muri famiye nk'urwo rubyiruko rugasanga ntabwo yabasha kujya kwaka ako gakingirizo, nyine kumva ni ikibazo. Nyine bakwiye kuzashaka nk'umuntu w'urubyiruko nyine bajya baduha nyine ku buryo urubyiruko rwose ruzajya rumwisanzuraho nyine. None se ko twabonye ko bamwe mu rubyiruko kwifata byabananiye kandi ntibanakoresha agakingirizo mu rwego rwo kwirinda, ubundi amakuru ajyanye n'imikoreshereze y'agakingirizo bayakura hehe? Ese barayafite? Nimba umwana ashobora kugira amakuru akura kuri telefone akayakura kuri televiziyo, umubyeyi we atabizi, umwana ku myaka 3 abatangiye ishuri. Andi makuru yose kuzageza ku bugimbi, ku bwangavu, ku busore azaba ari mu ishuri, nyuma yaho azaba yaragiye mu bundi buzima, umubyeyi amubona amasaha makeya ya nimugoroba cyangwa gakeya muri weekend. Rero niyo mpamvu dukorana n'ibigo by'amashuri, tuba dufitanye navuga ko ari connection hagati y'ibigo by'amashuri n'umuntu ushinzwe urubyiruko n'umuntu ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo turusheho kugira ikintu cya complementarité cyangwa se cy'ubwuzuzanye. Ese ababyeyi bagakwiye kugira uruhare mu kwigisha abana babo ibijyanye n'imikoreshereze y'agakingirizo? Ababyeyi bo babivugaho iki? Umubyeyi ntashobora kuba yarekura umwana ngo genda ukoresha agakingirizo. Aramutse amurekuye ubwo ni nko kurekura itungo ngo ugende ujye kwiyonera, nta kibazo ni bagufata ntawe gufunga. Biragoye ugize amahirwe wamuhana akakumva, agakingirizo akabwirwa n'abandi, nta n'umubyeyi apfa kubwira umwana wiwe nkamwe. Hari igihe umwana ahura n'ibishuko bikaba ngombwa ko nimba afite ka gakingirizo yakitabaza. Ubwo rero nk'umubyeyi
nkanjye ku rwanjye ruhari nabimuteguza hakiri kare none kugira ngo bya bibazo nibiramuka bimutunguye nawe azagira uburyo yidefanda. Namubwira ati fata njye nk'umubyeyi sinabwira umwana ngo akoresha agakingirizo, hoya umubwiye ngo akoresha agakingirizo uwo ari we wese ajya umubwira ngo baryamane yajya agakoresha akumva yuko nyine ari ibintu byoroshye biri aho ngaho ariko umubwiye ati mwana wanjye ifate, yari ubumva aragerageza akifata ariko bibonye byanze uramubwira ati genza uko nguko. Ariko abana b'iki gihe b'urubyiruko nta mwana w'iki gihe wabwira ngo genza uko ngakumve. Wenda njya mwana ngenda rwuzuye nambutse, ariko abo bo ngo barakubwira ati jewe amafaranga ntazubakisha inzu ngo nshaka umugore, nzagerageza nyashakemo umwana ntirinde umukobwa runaka sinzapfe nta mwana ngira. Ese birashoboka ko umubyeyi yakwigisha umwana w'imikoreshereze y'agakingirizo? Jeannette Nyirahabimana aradusobanurira. Ubundi muri rusange tugarutse ku bintu by'umuco wa Kinyarwanda, ubundi ibyo ni ibintu bitavugirwaga ahantu abana bumva. Ibintu bijyanye n'ibitsina, ibintu by'udukingirizo, ibyo ni ibintu byitwa tabu. Tabu ni ibintu nyine bya kirazira, ni ibintu bitavugwa mu miryango. Ibyo rero n'ubundi usanga atari ababyeyi benshi batinyuka kubivugana n'abana, cyane ko nabo uko baba bangana kenshi usanga ayo makuru nta muntu wegeze yababwira. Ni amakuru baba barakuye hirya no hino aho bagiye bagira bakabyumva gutyo nyine akikuramo ikintu cy'ingirakamaro ariko nawe atarigeze akigishwa. Rero nta nubwo twabakondana ko bataganirije abana, nabo nta wigeze ubibabwira, nta nubwo bazi uburyo bashobora kuganira nabo. Niyo mpamvu nyine nabo iyo tubonye uburyo turabigisha, twamuga kuko byagenda uko ariko kose afite uruhare runini ku burezi bw'umwana we. Asoza ikiganiro twagiranye, Jeannette Nyirahabimana aragira inama urubyiruko ndetse akanagenera ubutumwa ababyeyi. Urubyiruko twaganiriye narwo ruragenera bagenzi babo ubutumwa. Nanjye inama nabagira ni ukwirinda kugendera mu kigare cyangwa se agakungu, kuko niho usanga nimba uri inshuti n'abantu bakora ibitari byiza akenshi nawe urabigana. Mu biganiro mugirana ukajya ubasha gushishoza ukarebamo ibyakugirira akamaro, ukirinda ibyo bakubwira ugasesengura. Ndi ikintu cya mbere kikwiye kuturanga nk'urubyiruko, tukwiye guhitamo inshuti za nyazo. Ikindi tukamenya kuvuga hoya, ikindi tugatekereza ejo hazaza hacu tukareka ibishuko. Jewe ikintu nababwira ni ukwifata, ariko utabishobora kugira ngo ajye kubyara iyo nda itateganyijwe yafata ku gakingirizo. Ni icyaha. Jewe icyo nababwira ni ukwifata. Hakwiye kwigishwa cyane ababyeyi kugira ngo bazashobore kwigisha abo bana. Ntabwo tuvuze ngo babaharira abarimu, nabo bagomba gukurikirana, kuko uwo mubyeyi yagombye kumenya inshuti y'umwana we, yagombye kumenya mbese akunda ibihe biganiro kuri iyo social media n'iki. Ariko uwo mubyeyi rimwe na rimwe aba yananiwe, ntamenya telefone abana baraziriranwa, atagiye gushakisha atahananiwe gutyo ku buryo gukurikirana umwana uriya mubyeyi atagize nawe ngo yigishwe. Ni ukuri ndakubwirisha ukuri uriya mubyeyi nawe gukurikirana umwana biramugoye. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima. Uyu ni umusozo w'ikiganiro twabagejejeho uyu munsi. Rubyiruko, menya ko gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye byagukururira ibyago byinshi byo gutwara cyangwa gutera inda itateganijwe, utaretse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, maze ubyirinde. Turakugira inama yo kwifata kugeza igihe uzubakira urugo rwawe, ariko kandi niba kwifata bikunaniye, ibuka gukoresha agakingirizo kuko uzaba wirinze ibyago byakugeraho kubwo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Kwifata bizatuma ugira ubuzima bwiza kandi bizakurinda kuva mu ishuri ukiri muto, kuba umubyeyi imburagihe kandi nawe wari ukeneye kurerwa. Ikiganiro Muhoza twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, kikaba ari ikiganiro mwagejejweho n'umuryango Urunana Development Communication na Radio 10 ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa ukohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0781 52 35 45. Dusubikiye ikiganiro Muhoza cy'uyu munsi, tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe na Irabizi Viviane. Umuhoza.